Yes, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye ku mugore witinyutse akamenya uburenganzira bwe akavuga ihohoterwa akorerwa n'umugabo we cyangwa se n'uwo bashakanye. Nyuma yaho ubuzima bwe bukaza guhinduka mu minota 10 gusa tugiye gufata. Turaza kuvuga byose. Inkuru yacu cyangwa se ubuhamya bwacu bw'uyu munsi iravuga iti yaracecetse igihe kirekire ariko umunsi umwe aravuga byose birahinduka. Reka mbona mbasuze bakunzi ba Gonarike Plus ngamahoro y'Imana akomeze kubana namwe nige mugiye kubana muri ubu buhamya bw'uyu muntu yatwandikiye akatugezaho nyuma yuko agiye abona inkuru zacu cyangwa se ubuhamya tugenda dutambutse bw'abantu bagiye batwandikira ariko nanone nawe bwamugezeho arangije avuga ati nanjye ngomba kubuhuka nkagira ikintu mvuga cyane kuko hari abantu benshi bari mu buzima ngubwo nari mbayemo nagira icyo mfasha mu gihe ngewe ubwanjye bwahindutse ariko hari abandi benshi bakimeze uko nkuko avuga ati reka nandikire David ze kumubwira ubuzima bwanjye nari mbayemo nasoza araza kudusomera iyi nkuru n'abandi benshi bagende bigiraho. Reka tusome iyi nkuru y'uyu mugore witinyutse akavuga ihohoterwa yagiye akorerwa akaza guhindurwa ubuzima bwe bukaza guhinduka n'uyu munsi akaba bishimira Imana mu gihe yaragiye gupfira mu nzu. Hari igihe abagore benshi babaho mu buzima bubabaje mu ngo zabo bakabazwa n'abagabo babo cyangwa se nabo bashakanye ariko bakabiceceka. Bagaceceka kubera ubwoba, kubera abana babo, bagaceceka kubera imiryango cyangwa sosiyete, igisebo bakabitinya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko se bizageza ryari? Ubu buhamya ni ubuhamya bwa Aline. Umugore wamaze imyaka acecetse ariko umunsi umwe agahitamo kuvuga. Kandi ubuzima bwe burahinduka burundu. Igice cy'urukundo cya mbere tugiye guheraho uburyo yakundanye n'umugabo wiwe. Birashoboka ko nawe ufite uburyo wakundanye n'umuntu mubana k'uyu munsi ariko nawe agiye kutubwira uburyo yahuye n'umugabo we. Ntabwo ari buze kutubwira detail ariko araza kuduciramo makeya. Aline yari umukobwa mwiza wicisha bugufi kandi wubaha Imana n'abantu. Yahuye n'umusore witwa Patrick. Patrick yamwitagaho cyane bagiteretana akamwereka urukundo rwinshi. Akamutera imitoma myinshi igiye itandukanye akamwereka ko nta kibazo azigera agira mu buzima. Bose bavuga ko bazabana ubuzima bwiza. Barashingirwa ubuzima butangira neza cyane. Yego, ubuzima butangira neza cyane. Aline aribwira ati nabonye umuntu nzabana nawe ubuzima bwanjye bwose kandi mbayeho neza ntuye mu isi yanjye nziza ijuru ritoya ry'urugo. Igice cya kabiri ibintu bitangira kugenda bihinduka nyuma y'uko bari bamaze gushyingiranwa kandi ubuzima bwe bwatangiye neza ariko nyuma ibintu bigenda bihinduka. Nibyo ushobora kubana n'umuntu ubuzima bugatangira kugenda buhinduka, icyo ukwiye gukora ni kimwe nuko wakumva iyi nkuru kugira cyangwa se wakumva ubuhamya kugira ngo nawe uze kubyigiraho. Hashize amezi make bashingiranwe Patrick yatangiye guhinduka, atangiye no kurakara ibintu bitoya bya hato na hato, gutinda guteka si, kuvugana n'abandi se no gusohoka uko bavugana byose bikagenda bimubabaza. Mu ntangiriro byari amagambo gusa ariko buhoro bihinduka ihohoterwa. Atangira kumusakuriza cyane amuhozaho inkeke. Aline ihangane ndabizi ingo warayicitse. Aline yageragezaga kwihangana yibwira ati azahinduka. Igihe byabaye ihohoterwa rikomeye umunsi umwe ibintu birakomera. Patrick yaramukubise. Umugabo niba dukurikiye nuzamura akaboko gakubita umugore wawe bizaba ari ikibazo cyane. Uzamenye ko byatangiye guhinduka nawe mu rugi wawe ushobora no gutakaza urugo. Aline yaracecetse ararira ariko ntiyigeze abwira umuntu n'umwe. Yatekerezaga ko azahinduka kandi agatekereza ku bana n'umuryango we na sosiyete abayemo. Buri munsi ubuzima bwe bwabaga bubi kurushaho. Yatakaje icyizere
yumva nta gaciro agifite. Yego, igihe cyo gukanguka cyajya abageze cyo kuvuga, igihe cyo gukanguka sasa. Ubwo umwana we yamubonaga arira, umwana we yaramubajije ati, mama, nukubera iki papa ahora agutuka? Iryo jambo ryamukubise mu mutima cyane. Aline yibajije ati, ese ni iki gituma abana banjye bakura bate bambaza aya? Aho niho ibintu byahindukiye. Abonye guceceka kwe byari kwangiriza abana be. Intambwe ya mbere yafashe nubwo byari bigoye, Aline yafashe icyemezo. Yagiye kubwira inshuti ye ya hafi, amubwira byose. Nawe niba ufite inshuti yawe ya hafi, ugomba kuyibwira byose kugira ngo igufashe mu bibazo uri gucamo. Usibye ko inshuti zo muri iyi minsi zagiye zigorana, ariko haracyari icyizere ko ari inshuti nziza zicyari nk'inshuti ya Aline. Yagiye kubwira inshuti ye ya hafi. Iyo nshuti ntiyamuciriye urubanza, ahubwo yaramufashije mu bibazo yari ari gucamo byose. Yamujyanye kuganira n'abantu bazi ihohoterwa ry'abagore, gusaba uburenganzira bwe. Aline yatangiye urugendo rwo kwihagararaho. Yagiye kurega ikirego cy'ihohoterwa. Yashatse umufasha mu mategeko. Yatangiye kwiga uburenganzira bwe. Patrick ntiyishimiye ibyo. Yagerageje kumutera ubwoba. Niko biba bimeze hano ku isi. Ariko Aline ntiyacishije makeya cyangwa nkasubira inyuma. Ahubwo urugendo rwarakomeje, ajya imbere bimuha imbaraga n'umutima ukomeye wo gukomeza ikirego. Ubwigenge bwa Aline bwabonetse gute? Nyuma y'igihe gito, Aline yabashije kuva muri ubwo buzima bubi. Abonye aho aba heza hamwe n'abana be. Hanyuma Patrick, nk'uko amategeko abiteganya, aramukurikirana. Yatangiye gukora, aniyubaka, yongera kwiringira, yongera kugira icyizere. Yari amaze gusubira inyuma, yongera yigarurira icyizere. Ubutumwa buri mu nkuru yacu cyangwa se n'ikihe kintu twakagombye kwigiramo muri iyi minota 10 twafashwe ngo tuze kuganira. Nibuye butumwa tugomba kwigiramo. Aline ntiyagumyeho, yatangiye gushaka abandi bagore, kubumvisha ko badakwiye guceceka, kubera ko hari abantu mu buzima bashobora kubatera ibibazo, kandi iyo babivuze bivamo igisubizo kizima. Yahindutse ijwi ry'abatavuga. Isomo rikomeye Aline yaje kuvuga ati, guceceka, ukwihangana, nukwemera kubabazwa. Umugore wese afite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gutesha agaciro undi. Yego, umuntu wari udukurikirana kuri Gonarike Plus, twafashe iminota 10, ntago ari myinshi cyane, ariko nanone hari ibintu byinshi ugomba kwigiramo. Niba uri mu buzima bukubabaje cyangwa se bugutesekesha, cyane nk'ubuhamya bwa Aline tugejejeho, bwo kundo yabaye mu buzima we bamutoteza cyane, ndetse n'umugabo wamufata nabi, nyuma akaza kwisobanukirwa, akaza gutanga ikirego cyangwa se akaza gushaka umuntu umufasha mu mategeko kugira ngo umugabo we abiryozwe wamuhoraga amufata nabi. Nawe ushobora wakora icyo kintu kugira ngo ubuzima bwawe buze kugenda neza. Ntugaceceke. Guceceka si byiza, ahubwo ugomba kuvuga, ukabwira inshuti yawe cyangwa se ukareba n'abagufasha, ariko ukava mu ubwo buzima. Nta muntu ukwiye gutesha undi agaciro. Niko bivuga, usibye no ko hano musi tubyumva, ndetse n'Imana ntibyemera. Hanyuma rero n'Imana yakurinze, yakuremukije amahoro, yakubambatije amababa yayo. Shima Imana mu buzima bwose waba uri gucamo. Hanyuma wigira no kuri ubuhamya bwa Aline, ugira ikintu cyiza wigezaho. Niba wakunze iyi nkuru yacu, twandikire hasi, unafate nimero yacu. Nawe niba ari ubundi buhamya ufite twazasomera hano. Ni iminota 10 gusa dufata, ntago ari myinshi, twasoza
akaza kugisha abantu inama cyangwa se abantu bakatugira inama y'ikintu tugomba kuba twakora. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, mukomeze mukore like na share niba mwakoze ibiganiro byacu cyangwa se ubuhamya twatambukije bwa Aline. Ariko ubutaha ndabwira abantu bazaje batwandikira bajye bandike na details zose ku buryo tugenda tubwumva neza. Murakoze cyane.